None se ubundi ingaruka z'ubupfumu nizi? Ushaka kuvuga uti se kuba n'ubundi ibintu bimbaho ikibazo kiri, niba mpumeka bitwaye iki? Ugomba kumenya ko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Matayo 10:10, Satani nta kindi kimugenza, agenzwa n'ibintu bitatu: agenzwa no kwiba, agenzwa no kwica, agenzwa no gusenya. Uyu munsi yasenya umuryango wawe, ariko amaherezo icyo ashaka ni ukukwica. Umwuka w'ubupfumu wateje ubukene imiryango, umwuka w'ubupfumu wateje ubukene ibihugu bya Afurika uyu munsi biratindahaye kubera umwuka w'ubupfumu, uburwayi budashira, yewe n'urupfu. None se ubundi ubupfumu umuntu yaburwanya ati? Ntazagira umuntu ukubeshya ko kurwanya ubupfumu ugomba kujya gushaka abandi bapfumu. Oya, ntazagira umuntu ukubeshya ko kurwanya ubupfumu hari ibyatsi cyangwa utuntu runaka ugomba kurya. Oya, ubupfumu ni umwuka urwanywa n'undi mwuka, umwuka urwanywa n'umwuka urusha imbaraga. Umwuka w'ubupfumu rero urimburwa, usenywa n'umwuka wera. Umwuka wera niwe ubasha kurimbura umwuka w'ubupfumu. Ugomba kumenya rero ko Uwiteka yaduhaye ubutware muri Kristo Yesu. Iyo usomye muri Luka igice cya 10:19 haravuga ngo, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagera icyo kibatwara rwose. Uhawe ubutware bwo gukandagira Satani n'abadayimoni be mu izina rya Yesu. Kandi muri Yesaya 54:17 haravuga ngo, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagera ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukenuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Bivuga ngo twahawe ubutware bwo gukangira Satani, kandi nta mbaraga z'umwijima zizagira icyo zikora ku buzima bwacu igihe twizeye Kristo. Bivuga ngo rero ugomba guhaguruka ugasenga, ukarwanya umwuka w'ubupfumu ku buzima bwawe. Kuri Kristo Yesu rero niho wubase itorero, kandi amarembo y'ikuzimu ntago azarinyeganyeza. Haleluya. Data, mu izina ry'Umwami Yesu turakwinginze ngo ubane natwe. Turagushimiye ku bwigisho uduhaye z'uyu munsi. Turakwinginze Mwami ngo uduhe imbaraga zo kurwanya ubupfumu mu izina ry'Umwami Yesu. Ijambo ryawe rirambwiye ngo twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, kandi ngo nta mbaraga z'umwijima zahagurukiye kuturwanya zizagira icyo zikora. Haleluya. Mwami, mu izina rya Yesu turimbuye imbaraga z'ubupfumu. Imbaraga z'ubupfumu zidutera amanywa nijoro turazirimbuye, turazikanagiye, turazishwiragije mu izina rya Yesu. Satani irimbuka, mwuka mubi irimbuka, mwuka banduye irimbuka, mwuka w'ubupfumu irimbuka, twirukanye ku buzima bwacu. Turakwirukanye nonaha kwira imishwaro mu izina ry'Umwami Yesu. Imbaraga z'ubupfumu, imbaraga zo kuroga, imbaraga z'uburaguzi turakwirukanye mu izina rya Yesu. Turirukana ubupfumu aho bwaba bukorera hose, turirukana ubupfumu aho bwaba bwubakiye hose, bwaba bukomoka mu banzi dufite, mu batwanga, bwaba bukomoka mu bavandimwe bacu, bwaba bukomoka mu miryango yacu, aho bwaba bukomoka hose turabwirukana, turabucyashye mu izina rya Yesu. Turirukana ubupfumu bukomoka mu ba-Freemasons, turirukana ubupfumu bukomoka mu bajezubiti, turirukana ubupfumu bukomoka mu ba-Illuminati, turirukana ubupfumu bukomoka muri Aziya, yaba ari abahindu, yaba ndetse n'ababudiste. Turirukana ubupfumu bwabo bwose mu izina rya Yesu. Turirukana ubupfumu bukomoka ku mana zitazwi, imana z'ibinyoma, imana z'umwijima. Turirukana ubupfumu bwose mu izina ry'Umwami Yesu. Turirukana ubupfumu bushingiye ku mandwa za gakondo, ibyo bita ngo ni imandwa, ibyo bita ngo ni ryangombe na bagenzi be. Turirukana ubwo bupfumu, turirukana iyo myuka mibi mu izina rya Yesu. Wowe mwene data ushobora kuba ufite ibibazo bifite aho bihuriye n'ubupfumu, ndagusenyera mu izina rya Yesu ngo umwuka w'ubupfumu urimburwe nonaha mu izina rya Yesu. Nta ntwaro baremeye kukurwanya izagira ikikora, nta ntwaro baremeye kurwanya abana b'Imana izagira ikikora. Kubw'izo mpamvu duhagurukiye kurwanya Satani mu izina rya Yesu. Haleluya. Imbaraga z'umwijima zose zashyiriweho kuturwanya nizirimbuke. Imbaraga zitegeye izuba, imbaraga zitegeye ukwezi, imbaraga zitegeye ikirere, imbaraga zitegeye inyenyeri, imbaraga zitegeye isi nizirimbuke mu izina rya Yesu. Haleluya. Ingoma ya Satani nini burituye mu mazi, umubare munini w'ingabo za Sekibi zirwanya abantu zituye mu mazi, abo twita ngo ni marine spirits, turabarwanyije mu izina rya Yesu. Turabahambira mu izina ry'Umwami Yesu, turitandukanye nabo mu izina ry'Umwami Yesu. Turatura ko imikorere yabo nta kizadutwara. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubupfumu ubakiye kuri Jezebel. Ni umwuka w'ubupfumu, ni umwuka ugamije kumanipira abantu, ni umwuka ugamije gutwaza abantu igitugu, gushyira abantu mu bujiji, gushyira abantu mu bubata,
n'umwuka w'ubugome ukurikirana abana b'Imana. Umwuka wa Jezebel turawurimbura mu izina ry'Umwami Yesu. Turarimbura imyuka yose y'ikuzimu, imikorere yayo aho yabikomoka mu izina ry'Umwami Yesu. Turarimbura umwuka w'ubwigomeke, turarimbura umwuka w'ishyari. Umwuka w'ishyari niyo nkomoko y'abantu kurogana, kuko umunyeshyari ni murumuna w'umwicanyi. Uyu mwuka turawurimbura, turarukana mu Banyarwanda, turarukana mu bana b'Imana mu izina rya Yesu. Turarukana umwuka w'ubwigomeke, turarukana umwuka w'ubusharire, turarukana umwuka w'ubugome w'abasa Abanyarwanda. Uyu munsi Uwiteka ndasengera Abanyarwanda ngo bane nabo. Umwuka wose mubi w'ubupfumu wagwatiriye Abanyarwanda ndawirukana mu izina ry'Umwami Yesu. Ibicaniro by'umwijima, ibicaniro byanduye bazamuriye gufata Abanyarwanda bugwate, bazamuriye gufata Abanyarwanda ngo bajyane mu ngeso mbi, babajyane mu mirimo ya gipagani, babajyane mu byangwa n'amaso y'Uwiteka. Iyo myuka ndayihambiriye nirimbuke mu izina rya Yesu. Uwiteka ubane natwe, Uwiteka uduhe Umwuka Wera kugira ngo arimbure mu izina rya Yesu umwuka w'ubupfumu. Ndatura Umwuka Wera ku buzima bwanjye, ndatura Umwuka Wera ku buzima bw'abankurikiranye. Uwiteka uhabwe ikuzo, Uwiteka uhabwe icyubahiro none n'iteka ryose, ngusabye nizeye mu izina rya Yesu.